entry-level influencer ever. She blew up when she got her BBL done in Turkey, which did absolutely nothing for her, and screwed some Amapiano DJ. umva bamwe bari rero ubonye uriya nawe yazamutse kubera ikibuno yari yagiye gukoresha muri Turkiya ikibuno kiba kinini bituma zamuka baramumenya mvishe ariko bwa buzima nyine mujye mubona nabandi uyarebye hano dore Naomi aruje yitwa Naomi afite miliyoni 10 zimufollowing uriya ni influencer wa OG uriya yatembere no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikindi aryamana na Daniel Kaluuya umvisha amazimwe bari mu influencer ariko ngo Naomi ni umustar cyane arafurika following cyane ku mbuga nkoranyambaga ngo ikindi nganaryamana n'umugabo wubatse witwa Daniel Kaluuya umuha amafaranga. You guys know each other? Bivuze ngo mu bintu nyine biguha agaciro muri bano bakobwa iyo bazi kufite nk'ikigabo cyubatse gifite amafaranga arenza y'abandi biri mu bintu bituma bagutinya bakakubaha turiya muntu zikanaryamana noneho n'umukire witwa runaka ntago muraziranye like 10 million followers following na miliyoni zigera mu 10 ntago tuziranye ni Naomi ariko umunsi umwe tuzamenyana icyamamare cyinji ni mwiza shahano ashano we reka nshaka umusuhuza we baramutinya Naomi kuri cyamare uyageze hano telefone iramucikiragwa ajya kuyitora oh mana yanjye tega ukuntu ari byiza nafotora washaka kumfotora of course not oya we sinshaka kugufotora iyo sakoshi ufite niyo nshaka gufotora ndabona irenze send it to my stylist iyi sakoshi ndashaka kuyifotora nkayoherereza umuntu ngurisha amasakoshi akayinshakira we sakoshi murabona itarenze wese ndagukeneye uyavaya ha test drive for you sumaze gusuzuma si modoka suyisuzumye n'uyitwaye ubu noneho ni wayigura yarabwiye ngo ngomba kujya gusuzuma isakoshi zawe ko ari zirenze mbere yuko twazijyana ku isoko ibaze Naomi umwe influencer ngurenze cyane abonye iyo sakoshi arayifotora nawe iramukomye